monera amabuye bati kucyo turi kora video yawe ariko that is true. Ikintu cya gatanu ugomba gukora kugira ngo uzatire imbere mu buzima bwawe ni invest in your skills, cyangwa se kugira ubumenyi wunguka buri munsi, cyangwa se wikumva yuko waragiye kwiga ku ishuri, ko waragiye kwicura ku ntebe y'ishuri, wikumva yuko ubumenyi wakwiye buhagije. Dufite internet, igihugu cyaduha internet yihuta kandi hagije, so ntigera ngo utangiye tuyibyaza umumaro, utangira ujya ku ma website wiyungura ubumenyi bushyashya, dore yuko ushobora gufata amasaha wiyungura ubumenyi bushyashya ukazagufasha ubaho neza nko mu myaka iri imbere. So nshuti yanjye rero, tangira uko ubumenyi bushyashya, tangira ujye kuri internet, utangira usacinge ese niki nshaka kumenya, ni gute bagikora. Bure naje gusanga ku bintu by'ama social media ahantu hose hari ubumenyi, yaba kuri YouTube hari ubumenyi, yaba kuri TikTok hari ubumenyi. Ahubwo wowe wanzura ati niki nshaka kurebayo, niki nshaka ko nkura kuri YouTube. Icyo ushaka nicyo YouTube iguha, kubera yuko buriya YouTube cyangwa se TikTok cyangwa se other website bafite ibyumba byinshi, ariko ibyo byumba bigiye birimo ibintu bitandukanye. Icyo rero ni wowe ugena ati nshaka gufungura ikihe cyumba bitewe n'ikintu nshaka. Kimwe muri kumva rero ni G.O.A mere nk'ibisanzwe, nimukunda ibyo dukora mwaduha subscribe, like, share ndetse na comment. Ciao ciao.